dore impamvu abakobwa basigaye bishora mu buraya. Icya mbere, interinete, irari n'ubutunzi badafite, kwiheba, kutiga ndetse no kunywa ibiyobyabwenge. Twagira ngo tubamenyeshe ko iyi si ya none iri kubashuka. Ndakumva Filiz. Wongeye kugira amahoro muri aka kagoroba? Ubu nongeye kuba meze neza cyane, ariko wongeye ngo ni cyane ariko. Okay. Ariko mfite ikibazo kimwe ariko kirandemereye. Ikibazo bwoko ki? Iyi video nyikoze kugira ngo mp'abantu kuri kujyanye n'ibiki se sha? Abakobwa cyane mwe ndi kwibandaho. Wayi, niye mpamvu ituma muri gukora ibi bintu? Niyihe? Ndacyababaza niyihe? Ariko se reka nkubaze. Mu by'ukuri ushingiye ku byo we wibonera, ni iki gituma ng'abakobwa bishora mu buraya bakajya mu bintu bidafite agaciro, bikajya mu bintu nyine bidafite umumaro? Niye mpamvu? Njyewe rero buriya impamvu ya mbere ni ibintu bijyanye na internet. Reka ngusobanurire wumve ukuntu ari ibintu bijyanye na internet. Aho ubwira nanjye numve. We muntu uri kutureba byumve neza nawe, niba ukunda gukoresha internet cyane. Njye hari igihe njya kuri internet nkayimara amasaha 2. Ariko urubuga rwa Facebook ruri gucuruza, ruri kwica abana. Ugasanga umwana abonye ibintu abazungu barimo barakora, nawe yagiye kubikora kandi ari umwana mutoto. Gute ugiye gukora ibintu abazungu? Wamenya gute niba atari mashini bayeditingishije? Abanyarwanda muri gupfa. Ngaho gira ngo umuti watubwira, gira icyo waturangira, niwo muti bakoresha kugira ngo njyewe rero ibintu byose bicike. Njyewe rero ikintu Filizo nashatse kukubwira, ikintu nakora cyangwa se nagira inama abantu bari kundeba, niba uri igitsina gore cyangwa se uri umuhungu, nta numwe ndi kugenda ko n'abahungu basigaye bagenda bakora ibintu by'amapornography, ugasanga barapfuye mu mutwe, baragiye baba nk'ibibiriti bishaje. Ndenya inama nabagira, abazungu nibo bibashuka. Baragenda bagafata mashini, agafata ifoto y'umuntu akayicimbura, agafata igihimba akagicimbura, amaguru akayacimbura, n'ahandi akacimbura, ukagira ngo ni umuntu koko. Kandi n'ibice by'amafoto yacu ari kuri Facebook bateranyije bagakuramo umuntu umwe, unyumvire kuntu bakaza bakabakinisha ki pornography. Abanyarwanda mwabiretse se n'abarundi n'abantu muri kunyumvura urumi rwanjye mukagira ngo ni Imana, kandi ntabwo ari Imana. Ndababwiza ukuri, ni ibintu nawe wabikora ufite mashini iri igura 800 wabikora. Bwo muri makeya se, muri make bwo nukuvuga ngo be kugendera kubijyanye n'ibyo abazungu batwereka cyangwa bagaragaza, be kugendera kuri internet. Nubwo hari ikindi, hari ukuntu abantu dukennye. For example nkanjye nkahura n'ikigore cyashuka dadi kikancuka, kikamba 10,000 nkagira ngo mbonye miliyoni. Ubwo ndakuramo agapantaro, nkuremo n'akabogisi agashyashya, ngende nkwe ndukweto twa bodaboda, numva ibintu nibyo. kandi njyewe anyanduje ibintu bizatuma mbaho ubuzima bwanjye bwose ngize gute mbabaye kandi nicuza. Muntu wanjye uri kundeba, gerageza wikotorore rwose. Niba uri umukozi, gerageza mabuja wikotorore, nawe mukoresha patron wawe rwose, nawe mwikotorore pe. Niko nababwira. None se reka nkubaze, ubundi urinda kujya mu ibyo bintu byo gusambura n'iki? Ubijya mutabireba, ubijya mushaka iki? Ubushaka iki ubinda kujya kubijyamo utabireba? Buriya agushutsa ate kandi uzi ko arimo aragushuka? Agushutsa ate? Ushuka bite? Ubura gushuka utishutse wowe ubwawe? Filiz, ibyo ni ibintu bibaho. Tubwira ukuntu none umuragushuka nawe utishutse. Njyewe njya nishyira nk'uko umwana nta myaka 20 urengeje. Njyewe njya nshobora kuba nayirengeje byo. Njya nishyira nk'urugero, ugiye gukora i Kigali, nje bwaba ari ubwo bwa mbere mpageze, siko bari muri kundeba muzanyandikire rwose mumbwire ngo Kigali ameze gutya, ntago nzi mpazi rwose, muzanyandike mubimbwire. Yego tubwire. Ariko bwaba ari ubwo bwa mbere mpageze. None se nimba nje ari bo bwa mbere mpageze, nta muryango mafite, nta bene wacu mafite, nta shuti mu mafite, nje gukorera umudamu. Kandi uwo mudamu nta mugabo agira.
njyewe nditanze ndakoze ngiye kurya mu munsi wa mbere arafashe neza umunsi wa kabiri azatangira nyigeho niba asanga afite n'ubugandu avuga ati sura mwana n'ubundi wamwanza n'ubundi ko nta muntu tubana yapfa kunegosiya nta muntu niki agusanga nyine ikiza cyo nuko amakuru mwayamenye ko ibyo bishuga daddy ari ibyo bishuga mami ari biki byose bihari ahubwo mwebwe niki kiburanga umushye mu bikorwa ngo mwirinde njye ntango umwanzuro dutanze kujya muri byinshi buriya baravuga ngo amagara araseseka ntayorwa tutagiye muri byinshi icyambere cyo mugomba kwirinda ntagiye bitavugwa nagiye posita itabivuga nagiye ministeri y'ubuzima itabivuga byose birazwi kandi namwe murabizi umuntu ajya kugushuka uzirinde umuce umukate nawe nakaza azaba agiye kuguha uzakange ukareke nta kazi karuta ubuzima bw'umuntu amafaranga aruta ubuzima bw'umuntu amafaranga arahigwa ariko ubuzima bwo ntabwo buhigwa amagara ntabwo ahigwa murakoze kuba mwadukurikiye bantu banje mwirinde cyane n'ibiyobyabwenge ciao kora subscribe following liking dukomeze mu zindi video zitaha ni video navuze ntugire ngo ni ikindi yirayikinge wisharinga abantu 5 kandi muri comment wandikemo ijambo mute byonyine uraza kubona follow benshi baturutse iwacu uraza kubabona ninjye na Firizo banyita Silive uyu ni Firizo ni ibintu bisanzwe ciao turabakunda cyane bye bye